nk'uko bivuze kugira icyo umuntu avuga nyuma y'iriya documentary biragoye kuko byinshi haba ku buzima bwe kuva avuka atangira umuziki ataraba n'umuproducer ahabereye umuproducer uko yagiye abana n'abahanzi byavuzwe so kubona icyo umuntu yarenzeho biragoye ariko nanone bigeze kuvuga uti nyuma y'iyi documentary arabaza kurenzaho ikirigishwa reka nanjye wenda bari kurenzaho so Jemenya Junior bwa mbere namwumvise ndi muri studio yitwa Bridge mwumva na producer witwa Nikora niwe twakoranaga icyo gihe ariko kimwe mu bintu numvanye Nikora bakimuvuga bahise bavuga ko afite mama we akunda ariko yubaha cyane sinzi ibintu bari barimo bavuga ariko bavuga bati ibyo bintu niba mushaka yuko bigenda neza mushake nimero za mama we muraza kumubwira araza kubafasha byihute so ibyo rero bagiye bavuga kuri urwo ruhande rwose ni ukuri ntabwo ari ukumuvuga kuko yagiye kuko ikiri icyo ari cyo cyose iyo abantu bicaye mu nguku bavuga uwagiye inshuro zose bamuvuga ibyiza ariko kuri Junior ibyo bavugaga rwose nibyo Junior twaje rero kongera guhura sinibuka indirimbo yari arimo kunkorera ariko icyo gihe ndakeka ari indirimbo nakoranye na Risugi yitwa Bibaho yakozwe n'umuproducer witwa Didier ariko Junior aza gutanga umusado wo kuyikora neza mixage na mastering yayo nibwo yahise asaba gukora ka kajingo yajyaga akoresha mu ndirimbo so kuva icyo gihe twagiye dukora mu bintu bitandukanye ikintu njyewe muziho nuko iyo mwicaraga muri studio mu minota 30 indirimbo mwabaga mwifite indirimbo zitarangiraga muri studio mwagiye muri session byabaga biturutse ku muhanzi ariko ku bijyanye n'akazi ke nka producer kubona beat minota 15 yabaga amaze kuyikora 23 ku buryo umwe mu producer batavunaga abahanzi ikindi ndi buvuge buriya mu bintu bijyanye n'ubuhanzi iyo umuntu afite impano y'inyingingano ngira ngo hari igihe bitaramba hari igihe utangira kubikora ugakora hit imwe hit ebyiri hanyuma haza abandi nyine babifitemo impano zirenze ukibagirana mbere yuko Junior agira ikibazo yagize cya accident n'umwe mu baproducer batigeze bava kuri hit kuva yatangira gukora kugeza icyo gihe urumva icyo gihe nabwo biba nuko haciye n'igihe cyo kurwara akava muri studio agasa n'aho abantu bamugiye ku bindi bandi baproducer ariko kuva Junior yakora indirimbo abantu bitwa ko bamenye ya Urban Boys Ndahiro nubwo hari n'izindi yari afite yagiye akora yahise azamuka ku buryo kuva icyo gihe kugeza akora accident n'umwe mu baproducer bahoraga kuri top yagiye hari indirimbo ngira ngo zizo yagiye avuga yamukoreye zimwe muri zo zabaye indirimbo z'umwaka mu Rwanda arizo yagiye akorera n'abandi bahanzi batandukanye zagiye zifata ibihembo bitandukanye hari amalbum menshi yagiye akoraho ni ukuvuga ngo ni umuproducer wakomeje kuba buri mwaka afite igikorwa cyiza kimugumisha ku rwego rwa mbere mu gihugu kubw'ibyago rero ubuzima nyine uko umuntu abubona tububona ngira ngo tutabigambanye cyangwa tutabisabye umuntu yisanga ari muzima sinzi ko ari umuntu wenda wabitekerejeho mbere yo kuza wenda hanyuma n'igihe yagiye kugenda nta n'inama agishwa Imana iduha ubuzima nyine igihe cyo kubutwambura iyo kigeze irabufata tumaze igihe nk'abahanzi
tubura bamwe muri twe producer ndakeka Junior nubwo twakomeje tuvuga ko ari umuhanzi mu buryo bw'ibicurangisho ariko ni n'umuproducer. So kuri twe buriya Junior urugendo rwe yararugenze, yasize indirimbo nyinshi, igihe cyose tuzajya twumvamo Junior Multisystem tuzajya tumuzirikana tumwibuke. Ariko kuba Junior agiye ejo n'undi muri twe, so hari ijambo nabonye we yavuze, naka clip gatoya kari kuri YouTube bavuga ko isomo yabonye mu buzima no kubuzima ari ubusa. So igihe nk'iki ngiki tumwibuka, numva tuba dukwiye no kuzirikana ko uko duca Rusororo wenda tugiye guherekeza mu miryango, tukabonayo ba Buravan, tukabonayo ba Kuri n'abandi, tugiye kujya tubonayo na Junior. So bivuze ko n'ejo bundi undi wari wese muri twe byakubaho. So ni igihe cyiza nyine cyo kuzirikana ibyo turimo dukora, tukamenya uko byubaka sosiyete nk'uko Junior yabikoze. Hari umuntu duherutse kuganira, buriya hari ikintu abanza tutajya dukunda gutekereza kijyanye n'agaciro dufite muri sosiyete. Ibintu byinshi tukabikora dukeka ko ari twe bifitiye inyungu gusa. Nakoze hit, nabonye kontra runaka, nabonye ibitaramo runaka, ariko mu by'ukuri tugira uruhare runini mu bijyanye n'umuco n'imyidagaduro mu gihugu. Ziriya ndirimbo nyinshi Junior yakoze, hari abo zakuye muri depression, hari abo zubakiye ingo zari zigiye gusenyuka, hari n'indirimbo nyine zubatse umuryango nyarwanda mu buryo bundi muri rusange. So ibyo byose rero kuri twebwe nk'abahanzi ni hamwe mu hantu dukwiriye gusiga umusanzu wacu kugira ngo ibyo dukora agiye kugarukira wenda kuri twe gusa, nubwo ndabizi ko icyo kintu turagikora, ariko no kugira ngo tugikore tunakizirikana, turi conscious yuko icyo kintu gihari, tugikore tuzi ko ibyo dukora twebwe nk'abahanzi. Abafana, hari mushiki wa Junior wavuze ukuntu yajyaga asaba Junior nimero za Knowless, ngo hari impamvu yazisabaga. Tumenye ko hari abantu bameze gutyo batureberaho, bifuza guhura natwe, bifuza kumenya uko tubayeho, bifuza kutwigana kugira ngo nabo babeho ubuzima bwabo gutyo. So numva this is a wake up call, ni nko kutwibutsa. Hanyuma hari umunsi ko twese twicaye hano tuzaba tutakiri ku isi. Uwo munsi urahari, kandi ngira ngo nta yindi jenoside izongera kuba mu Rwanda. So kuko impamvu bivuze gutyo ni uko iyo umuntu avutse niwo munsi asinya kontra y'urupfu, ubundi ukicara dutegereje. Imana yagutiza imyaka myinshi, ukayikoramo ibintu byinshi. Junior we hari ibyo yakoze, rero iminsi dusigaje tutazi ingana gute, bitwaye nkaho mwaka natwe tugende tugerageze gukora ibyiza kurushaho, ku buryo umusanzu wacu. Junior, ikintu ndi busorezaho nuko simuzi hari umuntu bafitanye beef, kandi mu bintu by'umuziki biroroshye kugira beef. Hari akantu Austin yacishijemo avuga ati yigeze kunyicira gahunda. Ni ibintu biba ku baproducer benshi, ntabwo ari bose, harimo abatica gahunda z'abahanzi, ariko biroroshye ko producer yakwica gahunda y'umuhanzi. Kubera iki? Niba mfitanye gahunda na Junior, ndifuza yuko nimugeraho usanga yasinziye bihagije, yaruhutse bihagije, tugakorana, kandi nifuza kumumarana amasaha menshi. Hanyuma ayo masaha turi kumwe hari undi nawe ubereye mu rugo wenda uruhutse umushaka, nidusoza nawe arahita amuhamagara aze ashake ko bakomezanya, kandi bakomezanye nk'aho nawe avuye kuruhuka, bimeze gutyo. So ugasanga rero biragoye ko umuproducer uri kuri hit, uri on top, ko yakubahiriza gahunda z'abantu benshi. So nubwo hari igihe rero yajyaga agira gutya akica nka gahunda y'umuntu, nanjye yigeze kunyicira gahunda, ariko yabaga ari wa muntu kuko uzi ko agira umutima mwiza, utabonaho uburakari bwo kumurakarira ku buryo n'ejo mutakongera
twongera gukorana. Hari indirimbo twari dufitanye na diplomate yambwiye ati indirimbo mfite kwa Junior uze tuyikorane, tugera kuri studio Junior turamubura. Ariko nyuma y'iyo gahunda nakoranye nawe izindi ndirimbo. Kubera iki? Kuko nabaga nzi ko wasanga yazindukiye muri studio, umuhanzi bari kumwe yananiwe kumurekura, nanjye wenda niviriye mu byanjye, ariko gahunda yanjye nayigumishije mu mutwe, so bikagora kuba babona producer ukora kuva mu gitondo kugeza mu kindi gitondo. So Junior icyo navuga benshi bakivuze, Imana imuhe bidashira, ariko nanone icyo tuberaho mu gusiga legacy cyangwa gusiga amateka. Junior amateka yarayasize, yasize amahirwe ko yasize abana, so azakomeza guhonokera muri abo, azakomereza muri abo ngabo, ndetse n'ibikorwa yakoze bizakomeza bitume duhora tumwibuka. Nashimye ko nabonye mama bakomeye muri ino video, ukomeze ukomere uko tubishoboye. Nuhura n'umuhanzi jya umufata nka Junior, kubera ko yatubereye inshuti, twabanye nawe neza, nubwo bitewe rimwe na rimwe n'akazi n'izindi nshingano abantu bagenda bagira cyangwa babamo, hari igihe twageraga gutya tukaburana, kuko njye nasaga naho ntari nerukanye nawe cyane, ariko ni umwe mu bantu aho mwahuriraga bahitaga mukomezanya nkaho nta n'igihe kigeze gicamo hagati. So natangiye mvuga ko naribone byinshi byo kuvuga, ariko nabarangiye mwihangane. So Imana imwakire, tuza heza, muri cya gihe tuzaba twese tutakiriho tuzahura nawe. Murakoze cyane.